ibyo bintu azabizinukwa. Nabizinukwa muzabyara mute? Uyu ni imbaraga z'imyuka mibi zo kurota ukikiye zishyira umuntu muri ibyo bintu bigoye. Abantu bakwiye kugira ubwenge. Abantu bagira ejaculation iri precoce byo kwihuta, agahita ibintu birangira umwanya bitaragira gahunda nyine. Nuvuga ngo ni wa muntu avuga ngo buretse bawihanganye kwaka nk'ibikenyeri. Oya ngo buretse bawihanganye basanga nyine birarangiye nyine. Kubera iki? Yambaranye impeta n'abantu atazi. Baramufashe baramutwara kandi yarosa akikiwe, kandi ari umugabo, kandi ari umugore. Noneho bitandukanye no kurota abantu baguhetse mu mugongo. Kabona uri umugore, kabona uri umugabo, ari ukarota bagushyize mu mugongo bakushyize ubwo mubanya mukabati hati nibyo ati Imana iri kuhetse ku mugongo ntago ari Imana. Birayivuze ikindi kintu. Je nakubwira amabanga yo mwijimo kumirwa. Iyo ngiye kwivuga ku wa mbere bunirinda no niwarambwira ngo ku muhanda apfe kwemerera. Ibintu je nta mpeta mfite akwazagize umuyingurira ati mu bamwe gabera koko. Niba nkugira mugira ko wanguriye impeta. Barayigurira nase ntago mbizi. Agendera ndisabiye no kuri nkumbuye kwambara impeta. Kibazo sigeze zihenda. Zahabu. Nubundi niyo nambaraga mbere, ubundi bambaza ngo nayikuyemo gute twarakennye bwira madamu ntinkuremo tuyigurishe dushaka icyo kurya. Nguye mudamu ati ntago impeta yanjye, madamu bakunda impeta ko. Ariko nabonaga nta mahitamo urugo rwari rufite. Rero ko byarahenze. Hari umuntu nanze gufata impeta y'abandi. Yego. Nk'ubu bamona nk'umusore mwiza, kabona nko kutubona basirase n'abandi. Ubwo umuntu konora ariko disi we ngo iyi impeta yanjye banza yakubera ngo shyiramo turere mu rutoki rwawe. Reke biba bivuze ngo iki? Ushingiye abadayimoni ariko burya. Wibaza umuntu w'umugore, umuntu w'umugabo, umuntu w'umukecuru agiye gupima urutoki rwawe ngo areke impeta izagukwira, wamubwiye ko ari mariage. Siniyo ku rutoki rwaha ashaka rwa alliance kugutwara amasezerano yawe yose. Uzaronga arashaka, uzabyara muri make aragufata akagukoresha. Narakubwiye ngo buri gihe umuntu niyambura ikintu akakiguha ukapfe kucyakira. Kuki ngo murabona nk'iyi ngofero kuki abanje kwikoza mu mutwe? Ese kuki yinkojeje mutwe ngiro ukayitwara no kubera ubundi mbabwira ntabwo ari ubwana bubi. Ndagira ngo muhumuke utekereze, umenye neza ndi mu isi y'umwijima. Ati pasti ingofero ni nziza ariko ni nziza ngo yambare turebese ayikubitamo ati nkayishyamo ati ngaho yime ibahenze sigeze mu mutwe. Hari ibintu ugomba kumenya. Wa muntu wikuye impeta nta nayikwambitse burundu. Muri make icyo bisobanura ugiranya alliance n'abadayimoni utabizi. Ubundi bisa naho hari iby'ubwenge ariko mu banyamwuka tubona nk'imikorere ya Satani. Kubera iki? Inyenyeri ni mu kiganza. Nk'ubu gihe ntabwo nshaka kwereka ikiganza cyanjye ariko nakikwereka. Hari ikiganza cyerekana ko hari inyenyeri ngiye ndanayibona. Hari ukuntu nyizi nzi n'ibyo nkora nzi nuko mbigenza. Ndaje ndebere di. Oya. Yego. Noneho ngiye nyikweretse gutya. Harimo akantu gutya nta bindi bintu birimo ni gatatu. Ni ya mari kidafite ahantu yihuriza. Iyi mari rero imeze gutya ituruka hano inyuma. Nubwo umuntu wamurwa ubundi nkakuraje nta babazo ubundi kurwana nanjye. Ni nko kurwana n'intuza. Ndaje ndebere. Nagashasha. Haturo wampaye. Nukuvuga ngo nukuvuga ngo wa muntu agize amahirwe aravuga ati narabuze Jerry, agahita aterura inyenyeri yawe mu kiganza akagukubita imyaku ye ugatwara umugisha ugatangira kubona ibintu bigenda bizamba. Kumbi ngo amuhe ikiganza ngo muzunguze amubwiye nti we inzunguza twicaranye ntacyo namuhaye ariko gusa ko utabikora nese nindi bitegetse ngo numuvuga butumwa n'umwuka se umuvuga butumwa ndamubwira ko mutamwongorera. Kwase ndakora mu kiganza ko mbona cyakubise umugore
uragikuramo ngo kimarire iki? Imana ibareba kubita umugozi rw'umuriro iki? Njyewe cyabye gikomera. Hari ibintu tugomba kwitondera bijyanye n'inzozi. Ibimenyetso byose byo mu nzu y'Imana siko ari ibinyamwuka. Ibimenyetso n'ubugambo abantu bivica mu rusengero suko batumwe n'umwuka. Hari umukozi wa Satani winjiyemo waje rata sibyo ngo fanamo iyo mpeta uyambike ngo ubukwe burihuse. Wewe urasenyera urugo. Barakora ibintu ntabwo babyumva. Mujya mu bwenge murebe ngo ufata amafaranga uyajugunye hasi. Wowe urafata amafaranga ukayajugunya hasi. Urafata amafaranga uyakandagire kandi ugombye kuyubaha ngo yabwire ngo amafaranga wenda gusuzuguye ndakugaye kandi ari yakuzanya aho ngaho. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abuhejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Kuri icyo Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Reka tukwifurize gukomeza kugubwa neza aho dukurikiye uri hose, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, mwese tubahaye ikaze. Abakoze subscribe, Imana ibahe umugisha. Nawe nimba ugeze hano ari ubwa mbere kaba wumvise biryoshye, wakoraho kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro byose bizajya bica hano. Amazina yanjye nitwa Jerry, turagarutse n'ubundi muri bya biganiro bisanzwe byacu bya mu gitondo, kandi muzajya mukurikirana n'ibindi nimugoroba nk'uko mwatangiye kubibona. Imana ibahe umugisha cyane, tuzajya tubana. Inkunga yanyu y'ibitekerezo ibikenewe muri comment, ujye wandikamo utubwire uko ubyumva. Mushumba waramutse? Ndashima Imana n'abantu bayo bose, kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu ku manywa na nijoro. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Urakoze cyane. Umunsi dufitiye iki? Uyu munsi ndashaka kubaganiriza ku nzozi kuko ziba zikenewe, ariko uburyo ndimo nzivugamo uyu munsi wongeye kuvuga nyine mu buryo bwazo, ariko nongere nisabira abantu. Kurota ni kimwe, no kugira ngo usohore ni ikindi. Cya gatatu, yego, ninde uri bugufasha kugira ngo uzisohore? Yego. Ese urakora iki? Ese uravuga gusa ngo nabirose byarangiye, cyangwa hari namukwiye gutera? Byo nabyo ni ukubyibazaho, kuko abantu bose nyine nimba igisobanuro cy'inzozi nziza atabonye bimubaho, aravuga ati se kuki bitabaye, byapfiriye nyine. Aho uravuze cyane, ndahise mpumva hariho umuntu urota agahita yibwira ko ubwo byarangiye ku Mana. Ariko niba ikibi kigusohoraho, ko ugisohoza wagira kuraje, kuki utumva ko n'ikiza cyasohoye? Satani wakorera muri speed rwose. Kurota uko umuntu agahita yigushyiramo n'ibintu bimworoheye. Uko rero usenga uhagarika ikintu kibi, ni nako usenga uzana ikintu kiza mu buzima bwawe. Ni ukugira ngo uhindukire, wimenye kuko inzozi ni imbaraga z'Imana zikorera mu bantu b'Imana kubwo misiyo yo mu ibanga. Burya inzozi ni misiyo y'ibanga. Uwo yizivuga ni ubushake bwe, ariko uwo muryamanye ntabyo amenya. Ntabwo abimenye ko wanarose, kereka ubimubwiye. Ni ukuvuga ngo ziba muri kategori nyinshi, bituma tubivuga buri munsi cyane. Rimwe na rimwe n'abantu babitekereza kundi ati ndibwo narose savare kandyame, ati narose ndirimba bisobanura ko ari umugisha, ati winji narose nabe umugisha. Nibyo koko bisobanura ibyo, ariko umugisha utora mu kabande naho watakaye cyangwa urawushaka. Ese urawushaka nande kandi dayimoni ashaka gutera imbere? Ni ikibazo. Ubundi umugisha imeze nk'amakipe biragiye mu kibuga, buri yose igiye gutwara igikombe. Iki bigenda bite? Nuko itsinda indi ikosora amakosa bakoze. Mbega amakosa bakoze niyo atuma gutsindwa.
bivuze ngo satani arashaka ngo dutsindishe we bya bindi we bisohora twinanirwe. So rero kurota ni kimwe, no kubyumva ni ikindi, no kugusobanurira ni ikindi, Yego. no kugusengera nacyo ni ikindi, ariko ninde ufite uruhare mu kugira ngo zisohore? Yego. Erega umusonga wundi nko kubuza gusinzira. So rero uyu munsi wa none hari umunsi wo kuwa gatandatu, ndagira ngo abantu banyemerere ngiye kubaganiriza inzozi batigeze kumva mu buzima bwabo byanabaho. Nanjye ndategereje pe. Inzozi ndazikubwira zirotwa n'abantu bake, ariko zivuga ibintu biremereye. Inzozi ya mbere ni ukurota bongera kukubyara, ukabona neza nyoka arakubyara aragukikiye ku bibero kandi uri umugabo, uri uruhinja, uri umugabo mukuru, ariko warose bakubyaye bagukikiye baguha n'ibere kandi uri umuntu mukuru, cyangwa uri umugore ukuze, Yego. cyangwa uri umwana ukuze, yenda ntiwabonye ivuka ariko baragukikiye ku bibero ko bakikira uruhinja, uri kwibona uri akabebe, uri agahinja ku bibero by'iwanyu, cyangwa se ku bibero bya bene wanyu, cyangwa ku bibero bya mukaso, cyangwa ku bibero by'umwanzi wawe uzi. Yego. kandi urose ibyo bintu. Izi ni inzozi ngiye kubwira abantu batari bazi ko zibaho. Nanjye mbyumviye. Nakubwira n'izindi utari uzi buriya. Bivuze iki kintu cya mbere? Kurota ubona iwanyu baguteruye. Icya mbere urabanza wibaze. Uwo muntu nteruye ariho? Aracyahari. Uwo muntu nkikiye ariho? Uwo ngaburiye ariho? Uwo mpaye ibere ariho? Niba yarapfuye menya ngo nawe rujeho gutwara. Ese nuko uzajya muri comment hari urota mubwira ngo tuje kugutwara, ngo nimunzanire umwana wanjye tujyana asure. Kandi umuntu yagize gute? Yarapfuye. Ese ahandi yakujyana. Ni ukuvuga ngo iyo urose wavutse bushyashya, mama wagukikiye, iso wagukikiye, bene wanyu bagukikiye, ariko batakiriho, batagihari, ni impanuka, ni ubumuga, ni urupfu. Niba bakiriho ntabwo bisobanura urupfu, birasobanura ngo ugiye kubona umufasha mu buzima bwawe, si umugore ahubwo n'uzagufasha mu ngorane wari urimo. ubwo ni support cyangwa se support ko baracyariho. Banyumva neza itandukaniro ry'ibyo bibiri kuba bariho cyangwa no ikindi kurota ubona uteruwe n'umuntu ariko uzi ko ari umwanzi wawe kandi ubona wabaye uruhinja, bakugiriye bakurangije, mwuka w'uburozi tayari umaze kugera mu buzima bwawe, kandi abantu bajya babirota barya. Kurota uteruwe na mukaso kandi ukuze bivuze ngo n'ubundi yagushyize ahantu arafungura akabebe ke nyine nta wenda kurya. Izi nzozi zitiranye, hari naho urota ubona umuntu agufasha ukuboko nk'uruhinja kandi uri umugabo, aho bisobanura ngo uno muntu yafashe ubwonko bwawe arabucurika, niwe ukugenzura, abukoresha uko ashaka, urakoreshwa mu rwego nawe utamenya. Sobanura zise buriya birazura umuntu w'umugabo ariko umuntu agufashe nk'akana k'akabebe bakamujyana, atambika no kujyana. Muri make si ukuri bebe, ahubwo mu mitekerereze yawe bo bamaze kwangiza ahazaza hawe, bacuritse amasezerano yawe. Yego. Bacuritse amasezerano y'abana bawe. Ahandagira bambwira umugabo, mbwira umugore ubona ibyo bintu ku bana be. Kubona umwana n'umusore muri kaminuza ariko uyu munsi ameze nk'umwana akikiwe na nyirasenge, ntabwo bivuze ibintu byiza. Ubwonko barabutwaye, ubwenge barabujyanye mu isi y'umwijima, mu isi y'umwuka. Ni umusore afite agatuza ariko ntahari. Ibitekerezo yaramwishingiye nyine, yaramwishingiye. Ye nakubwira amabanga y'umwijima ukumirwa.
iyo ngiye kwivuga ku wa mbere bunirinda no ntiwarambwira ngo njye ku muhanda apfe kukwemerera. Jerry, ibintu ngiye nta mpeta mfite akwazagize umuntu yingurira dimu bamwe bera koko niba nkugira umugisha ko wanguriye impeta barayigurira nase ntago mbizi agendera ndisabiye no kuri nkumbuye kwambara impeta ikibazo sigaye zihenda zahabu nubundi niyo nambaraga mbere ubundi bambaza ngo nayikuyemo gute twarakennye bwira madamu ntiyinkuremo tuyigurishe dushaka icyo kurya nguye mudamu ati ntago impeta yanjye badamu bakunda impeta ko ariko nabonaga nta mahitamo urugo rwari rufite rero ko byarahenze hari umuntu nanze gufata impeta y'abandi yego nk'ubu bamubona nk'umusore mwiza kabona nk'uko tubona basirasi n'abandi ubwo umuntu ukunda ariko disi we ngo iyi mpeta yanjye banza yakubera ngo shyiramo turere mu rutoki rwawe reka biba bivuze ngo iki ushingiye abadayimoni ariko burya wibaza umuntu w'umugore umuntu w'umugabo umuntu w'umukecuru agiye gupima urutoki rwawe ngo areke impeta izagukwira wamubwiye ko ari mariage si niyo ku rutoki rwaha ashaka rwa alliance kugutwara amasezerano yawe yose uzarongora arashaka uzabyara muri make aragufata akagukoresha narakubwiye ngo buri gihe umuntu niyambura ikintu akakiguha ntukapfe kucyakira kuki ngo murabona nk'iyi ngofero kuki abanje kwikoza mu mutwe ese kuki yinkojeje umutwe ngiro ukayitwara n'ukubera ubundi mbabwira ntabwo ari ubwana bubi ndagira ngo muhumuke umenye neza ndi mu isi y'umwijima ati pasiti ingofero ni nziza ariko ni nziza ngo yambare turebe se ayikubitamo nkayishyiramo ati ngaho yimye ibaye nziza igeze mu mutwe hari ibintu ugomba kumenya wa muntu wikuye impeta nta nayikwambitse burundu muri make icyo bisobanura ugiranye alliance n'abadayimoni utabizi ngo igere shatureke izagukwira mwana mu buryo bw'ikuzimu no mu buryo bw'umwijima uri mariye niba abantu usanga barota basambana iyo tuvuga ibi ntidushira isoni yego ariko tuvuga no kuri ibaze kuba uri umugabo ufite umugore akuryamye iruhande ariko warangiza ukiroteraho nk'abasore batoya cyane kiba ari ikibazo gikomeye nyine kuko bagushyingiye wa mugore nyine impeta ntabwo ubizi yagusuye ubijyamo utabizi nyine ubwo urumva uzabyara ryari ni ukuvuga ngo igira kugira ngo witegure kwegera uwawe intama ikandagire kandi nurenga urugo ihene iguruke neza ni ukuvuga ngo urenze urugo isasu riguruke uri mu rugo bombe iturike muri make ikigwi cyo kubaka urwawe nikigera byange ariko nugera ahandi bikunde noneho kubera ko uri inyangamugayo utenda gukora bya bindi baragusura nijoro igikorwa kibe kinarangire noneho nikimara kurangira ubyuke wigaye mu bintu bitera agahinda bikababaza kurota usambana bitesha umuntu umutwe burya benshi barwana na turuma buriya ntambura umuntu agaciro ariko kandi ntawe bakubonye ariko uzi kugira ngo ubyuke ibintu wabirangije kandi by'ukuri dore impamvu ari birebe nk'ubwo madamu akubonye bimeze gutyo wavuga iki ati umugabo wanjye urikinisha ese umugabo wazanye kandi iyo urumva deja uhita uba satisfait ntabwo igikorwa ugikoze uzabyara ikibazo ibindi bakakuroga iyo mpeta wa muntu yajya mu gikorwa umwanya yinjiye mu nzu niwo mwanya wo kuyisohokamo ndagukurikira arabyumvise wagize gutya ubwo gahunda yisigira gutya yego ibibazo hamwe na satani kuba baramuroze no kugira ngo hazabeho gusaba
bidashoboka kuko igihe cyo kwinjira kigiye gusohoka yirukanka. Bivuze iki? Yego. Umwe mu bana ibyo bintu azabizinukwa, nabizinukwa muzabyara mute? Uyu ni imbaraga z'imyuka mibi zo kurota ukikiye zishyira umuntu muri ibyo bintu bigoye. Abantu bakwiye kugira ubwenge. Abantu bagira ejaculation iri precoce ryo kwihuta, agahita ibintu birangira umwanya bitaragira gahunda nyine. Nuvuga ngo ni wa muntu avuga ngo buretse bawihanganye kwaka nk'ibikenyeri. Oya ngo buretse bawihanganye wasanga nyine birarangiye nyine. Kubera iki? Yambaranye impeta n'abantu atazi. Baramufashe baramutwara kandi yarosa akikiwe, kandi ari umugabo, kandi ari umugore. Yego. Noneho bitandukanye no kurota abantu baguhetse mu mugongo, kabona uri umugore, kabona uri umugabo, ari ukarota bagushyize mu mugongo. Mu mugongo bakushyize. Ubwo mubanye mukabati hati nibyo ati Imana iri kuhetse ku mugongo, ntago ari Imana. Birayivuze ikindi kintu. Biriya bintu ubona ingo nyinshi ziri gusenyuka, abenshi barose babahetse mu mugongo. Ni ukuvuga ngo iyo uhetswe kuriya nta kintu wiyoborera. None se umwana n'uteye ngo bamutwikire cyangwa umuhetse n'umutwikira? Abagomba nyine kutuza bakamu. None se mu mugongo ari inyagambura. Ni ukuvuga ngo bafashe za mbaraga ngo bwize ukuri. Hamwe umugore yibaza atari ko nasanze umugabo wanjye ari muzima, byagenze ko nasanze tuganira tujya inama, niki umugabo wanjye byagenze. Ugasanga wa mugabo nta ngeso mbagira, nta bugoma agira, ariko hari ikintu bamutwaye. Ugasanga arabetinga kuruta abazima n'abapfuye. Premier betting. Ku buryo beti yamutwaye umutima. Cyangwa ukabona umuntu yari kuhaje imbega cyangwa afite yari kuhaje kuhajeza, afite ubushake ubona akora, ariko ukazagera ukagera wowe ukabona ibintu byose yagize gute, yacitse intege. Wowe ntabwo ari gucika intege, kukibaza se barampinduriye kandi ukajya gucika intege, ahubwo no kwibaza umuntu ugasanga nta myanzuro agifata, nta jambo afite mu rugo. Mbega urabona wamubaza ngo ibi ni ibiki, ugasanga ubwonko bagize gute, barabudashye. Warose nyirasenge amuhetse mu mugongo. Aho niho ubona n'umwana wawe atakaza ubwenge mu ishuri, kandi yari umuhanga. Bitandukanye nuko umwihekera. Iyo urose uhetse uwawe bisobanura ngo aribyo uri nk'umurinda y'umukike bwawe, ariko ahetswe n'undi muntu utari wowe. Binda bivuga abagabo baza kubyumva, hamwe umugore agatari ko se ari mu buriri ntahari, mu bitekerezo ntahari, mu kazi ntahari, mu migambi y'urugo ntahari, akagenda akicara akajunjama ku buryo butari ko se byagenze bite, akaba atakangara n'umwana. Gusa akitwa umugabo mwiza utatongana, wanamugaburira ntanabirye. Mbega ugasanga hari ukuntu yibwe, we ntiwamaze kubona ko wabirose wabibonye. Yego. Wakivuze ariko ndi kucyumva cyane. Hamwe umwana bacurika ubwenge bwe, ati mwe kongera umwe nikanga ati simbizi. Aba bana bamaze gucurika bahetse mu mugongo bakikiye muri devoir mu ishuri ni intyoza, ariko ntukabone mu kizame, ntuzamwifuze mu kizame. Ni ibire rero batwaye ko biturutse kuri za mpeta. Noneho hari igihe bakwambika ya mpeta, ariko wowe ukaba uri umunyembaraga, ntibikugireho ingaruka, ariko bikagira imbaraga ku bana bawe. Kuko twese dufite inyenyeri zidapfa gukorwaho burya. Hari ibintu udashobora gupfa kubera imbaraga ndi gusengana, urwego ndimo no gutwika, kandi buri gihe umuvumo n'akarande bimeze nk'amazi. Amazi ashaka inzira horoshye, ntago ashaka inzira hakomeye. Iyo uruza buze inzira ushaka aho pfumurira. Bivuze ngo byakunda ugomba kumenya ngo birapfumurira ahantu hari imbaraga runaka. Yego. Musonzi n'ubwa mbere uzimeze buri. N'ubwa mbere pe, niyo mpamvu ubona natangaje. Ngazi kubwira ko ziragera, ariko nimbi mu rwego rwo hejuru. Kurota umuntu aguterera intebe y'inyarwanda ngo icara hariya. Soko intebe y'inyarwanda ari mbi, ishobora kuba na chaise, ishobora kuba na fauteuil. Nta guhagurukiye kubera ko akubashye, ahubwo araje yicaye nko mu nzozi, ati ngaho yigemo.
ese ubundi tuve mu nzozi ko mbonye nza wibutse kwicara ku ntebe ari uko ubonye nza ukayigera ugahita uyivaho sirari ugeze kwaduka mu itorero genda byanga ngo nuko ngo nimugurane intebe nabwo reka ntabwo tuguranye ntuzi ko wajya kugurana icyicaro se iki gihe cyo nakoze ni iki nari negeranye n'umuntu reka mpita mfata iyanjye ndayimura nawe muri byawe ngiye nguha intebe aguhagurukira hari ibintu bikorwa mu rusengero mukagira ngo ni ibinyamwuka n'ubikora nawe akagira ngo ari mu mwuka kumbi satani arimo aramukoresha yinjiriwe ariko agiye nyura paroze ntibyo bintu byayo bivananga tugurana imyanya wowe revera ngurana imyanya n'umudiyakoni mbireba mbyumva ariko uzi ko bisaba ko buri mu mwuka ukurikirana buri kintu cyose ukigenzura ndakumenyesha ko abakucyumva kubera hari ibintu bazasobanukirwa mu buzima na biriya hana mu kiganza mukurura amatwi mubwire arambwira ibiki kontorore aragukontorora kabisa ushageze ikiganza ngo kutamubwira mubwire ni ukuvuga ngo nese ko ari kutubwira ubundi yatubwiye kucambwira ngo nimubwire ubundi bisa n'aho ari iby'ubwenge ariko mu banyamwuka tubona nk'imikorere ya satani kubera iki ngo bwira mugenzi wawe inyenyeri ni mu kiganza nk'ubu gihe ntabwo nshaka kwereka ikiganza cyanjye ariko nakikwereka hari ikiganza cyerekana ko harimo inyenyeri ngiye ndanayibona hari ukuntu nyizi nzi n'ibyo nkora nzi n'uko mbigenza nzaje ndebere di yego noneho ngiye nkikwetse harimo akantu gutya nta bindi bintu birimo ni gatatu ni ya mari ko idafite ahantu yihuriza iyi mari rero imeze gutya ituruka hano inyuma nubwo umuntu wamurwa ubundi nkakuragiye nta bibazo ubundi kurwana nanjye ni nko kurwana n'intuza ndaje ndebere n'agashashi haturo wampaye ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo wa muntu agize amahirwe aravuga ati narabuze jeri agahita aterura inyenyeri yawe mu kiganza akagukubita imyaku ye ugatwara umugisha ugatangira kubona ibintu bigenda bizamba kumbi ngo amuhe ikiganza ngo amuzunguze nabwe ntiwe inzunguza twicaranye nta kintu namuhaye ariko gusa kuko utabikora ndetse n'indi bitegetse ngo ni umuvugabutumwa ni umwuka se umuvugabutumwa ndamubwira ko mutamwongorera ariko se ndakora mu kiganza ngo mbona cyakubise umugore cyane gikuramo ngo kimarire iki Imana bareba kubita umugozi yerwa umuriro iki njyewe cyabye gikomera hari ibintu tugomba kwitondera bijyanye n'inzozi ibimenyetso byose byo mu nzu y'Imana siko ari ibinyamwuka ibimenyetso n'ubugambo abantu bivica mu rusengero suko batumwe n'umwuka hari umukozi wa satani winjiyemo waje rata sibyo ngo fanamo iyo mpeta uyambikwe ngo ubukwe burihuse wewe urasenyera urugo barakora ibintu ntabwo babyumva mujye mujya mu bwenge murebe ngo ufate amafaranga uyajugunye hasi wowe urafata amafaranga y'uko yajugunya hasi urafata amafaranga uyakandagire kandi ugombye kuyubaha ngo yabwire ngo wa mafaranga wenda gusuzuguye ndakugaye kandi ari yakuzanya aho ngaho fata impeta y'undi muntu ngo mwaturireho ubukwe ngo yambure igitenye ngo tumukenyeze ko unyenyuruze ukenyeze umuntu atware gahunda izi none sawa rero ibimenyetso byinshi bikorerwa mu byumba by'amasengesho si ibinyamwuka ahubwo we bagiye kukwita umunyamubiri ntacyo bintwaye pe uzi ko mbikunda ko yita umunyamubiri n'umunyamwuka bintwaye iki eregaho kugira ngo nivuze nzirinda ahubwo namenye igihe nabibwiwe nande ibi ntabwo ushobora gupfa kumenya utari umunyamwuka utarasenze cyane ngo ukosore nawe byo yaramubwiye Eliya ngo ukimbona n'amaso umwitero wanjye ukawubona impano zirazi iwawe uco tumva iryo jambo aho ngaho yaramubwiye ati imigabane ibiri y'imyuka ufite amubwiye ati ntusabye birangora ariko numbona ngiye gukurwaho nta kibazo impano yahise afata wa mwitero awugabanyamo kabiri kuko atawurekeye arangije akubita mu mazi aratandukana kuko yaramusigiye iki imigabane umwitero sukuri uzacunge none ngiye kumenera n'irindi banga
uzarebe wa mwana uba muri famiye agakunda kurya utwo kurya dusigaye ku isahani ya dadi we. Uzarebe urya mwana ukuntu agira ubwenge kandi agakunda papa we. Yego. Hari abana bakunda ibyo bintu. Dadi sigira duke. We aba ari umwana ntabwo azi ibyo ari byo, n'umubyeyi ntazi ibyo arimo akora, ariko ni umurage w'amusigi. Uzasanga urya mwana yitwara nka se n'ubundi cyane. So mvuga ngo unkuyeho umwenda, hari icyo unkuyeho. Ngo madamu ngo nizi igitenge ngo tukikize uriya muntu ngo tumwambike agiye kurongora, tumwambike tumukorere ubukwe. Muri make unyambuye mariage urayitransfer hariya. Si ibimenyetso by'ubuhanuzi se njya numva ngo birakora. Yakivana mu rugo ntaze kunyambura icyanjye. Umwuka niwe uhakoreye. Oya, mwuka reka tamugaraje kwi. Umwuka niko ayoboye. Umva iryo banga ririho. Bafataga n'ibitambaro bivuye kuri Paulo bigakiza indwara. Muri make ikintu kikuvuyeho kubera imbaraga ufite gikomezanya zambara. Yego cyane pe. Niba umbwiye ngo urankuramo umwenda wambika ugiye gukora ubukwe, bishatse kuvuga iki? Muri make uransenyeye wubatse hariya. Ibi bintu mubyitondere. Ahagaze ku ruhimbi arimo aravuga, abantu bakurikire. Bivuze iki mu mwanzuro woroheje? Niba ibintu bitakurimo bya ufite no nakubwira ibintu byinshi, nakubwira ngo kuramize inkweto nambare, nkuramize inkweto nambare, nkubwira iki Imana ivuze. Kuva kera ranze nanga umuntu unyoza rero ujya wafite ikizimutera ngo kubita 7 kubera iki se? Ndakwihorera pe. Uranyoza 7 kubera iki? Nimba imwe ngewe inkorera uramfatisha 7 kubera iki? Ngo ntago nabumvise ngo nabari ababyu ibiki ku Imana yanjye yumvise. Abyo nyoza mareruya kubera iki? Ago bikunda. Sinye prophétique n'ibimenyetso buri nkuko umuntu aguha amazi agakaraba, none se kabwira ati gendagira ngo nkohezeho umwanda, kaguha amazi mu izina rya Yesu ndagukarabije, aho ati nguhaye amazi akira indwara. Kuki execute bikaba byo akoresheje amazi n'ibindi, cyuma ko ibintu babikoze, ariko yararose zanzuze cyane. Akoze rose zibundi ntago nari nziza nibishasha kubona nyokoboka kwambariye umwenda. Wow. Cyane uri umukobwa ukabona mu nyokoboka yambaye igitenge cyawe, cyangwa se uko yambaye ipantaro yawe. Biravuze ngo bazakuyoboza uruhindu niba byose azagutegeka. Yego. Kandi bivuze ngo uwo mugiye kubana nta jambo azigera agira imbere yawe. Yego. So ndumva aribyo nakubwira. Niba ntacyo nkubangamiyeho, birasobanutse ngo barasonetse barabyumva. Ibimenyetso byose byo mu nzu y'Imana suko ari ibikristo. Yego. Suko ari bitanga kuba maso. Satani yaradiprowinze mu rwego yinjiye no mu rusengero gukora nk'ibyo bintu bimeze nk'ibyo ngibyo. Gira ubwenge. Nta mpamvu yo kure kuri impeta yawe, nta mpamvu yo kure kuri igitenge cyawe, nta mpamvu yo gukuramo inkweto zawe. Mwishyuha baguze tuzane ikoti rigumane, kandi nurota umeze gutyo yaboneka. Kurota ubona impeta ya mariage iri mu cyumba cy'undi muntu uwo ari we wese kandi ari yawe, n'ibiri mu buri mu kazi barande umenya ngo ni ibibazo. Rero icyo ukora ni cyahanga umwuka baguhishuriye ngo dore rugiye gusenyuka, tabara. Ubundi tumenye ngo inzozi ni umuburo w'ibyenda kukubaho, kwa Imana bikureho. Mbifura ko ntimugire ubwoba, turari ngo dusenge tusenye n'ibyo bintu mu izina rya Yesu. Amen. Amen.